Twongeyeho gusuhuza kandi tugushimira wowe mukunzi wacu wa DHS TV. Ni iby'agaciro cyane kuba udukurikiye, nk'uko mugenda mutugezaho ibitekerezo bitandukanye mudusaba kubasobanurira kuri topic z'ubuzima zitandukanye. Uyu munsi tugiye kubaganirira ku cyitwa Anemia, cyangwa se kugira amaraso make mu mubiri. Mu busanzwe amaraso aba arimo ibice byinshi by'ingenzi cyangwa se kompoze nyinshi z'ingenzi. Muri zo rero harimo iyitwa hemoglobin mu rurimi rw'icyongereza. Icyo cyitwa hemoglobin gifasha gutwarwa kwa oxygene mu maraso, mbese niyo ituma oxygene cyangwa se uyu mwuka duhumeka ukwirakwizwa mu maraso. Urumva ko rero icyo kintu kiramutse kibuze mu mubiri, umubiri urahangayika cyane, umuntu agira ibibazo bikomeye cyane, yewe ndetse byanamuviramo n'urupfu. Ni karibu mu kiganiro, muraza gusobanukirwa byinshi kuri ubu burwayi cyangwa se iki kibazo cyo kugira amaraso make mu mubiri. Abahanga benshi mu by'ubuzima bw'umuntu bemeza ko umuntu muzima udafite ikibazo byibuza yakabaye afite hemoglobin iri ku gipimo cya 12 garamu par decilitre. Ubwo ni garama 12 za hemoglobin muri decilitre imwe y'amaraso. Byibuze umuntu muzima udafite ikibazo cy'amaraso yakabaye afite hemoglobin iri kuri icyo kigero. Bivuze ko ubwo iyo hemoglobin yagiye hasi y'iyo ngiyo, uba watangiye kugira ikibazo cy'amaraso make. Reka tukubwire bimwe mu bishobora gutera umuntu kugira icyo kibazo cy'amaraso make, kizwi mu ndimi z'amahanga nka anemia cyangwa se anemia. Icya mbere hari ukuba za hemoglobin zidakorwa neza mu mubiri. Ibyo ngibyo bishobora guturuka kuba utabona imyunyungugu nka feri mu mubiri wawe, yewe ndetse na vitamine B12 cyangwa se zizwi nka B12. Ibyo nabyo ni ibifasha mu gukorwa kwa hemoglobin. Iyo bibaye bike mu mubiri rero, ya hemoglobin nayo iba nkeya. Ikindi kandi hari igice cyitwa umusokoro cyangwa se bone marrow, ni inyama iba iri hagati mu igufwa. Iyo nayo ifasha cyane mu gukorwa kwa ya hemoglobin. Iyo yagize ikibazo rero, yafashwe n'uburwayi nk'ibibyimba, akenshi icyo gihe ya hemoglobin ntabwo ibasha gukorwa, bityo ukaba wagira cya kibazo cya anemia. Hari kuba ufite ubundi burwayi nka sida, igituntu, kanseri, yewe ndetse n'izindi ndwara zifata mu maraso. Ibyo byose bishobora gutuma amaraso yawe yo mu mubiri agabanyuka, cyangwa se kizwi nka red blood cell, ndetse ifite aka gace k'ingenzi twavuze ariko hemoglobin. Ikindi kintu gishobora gutuma amaraso yawe agabanyuka, hari kuba tusabo dutukura aritwo red blood cells dushwanyagurika. Icyo gihe dushobora gushwanyaguzwa n'ama-infection, harimo amavirusi, amabakiteri n'amaparasite. Aho urugero twakugiramo parasite ya malariya buriya ni mbi cyane, ishobora gutuma amaraso y'umubiri agabanyuka. Ikindi gishobora kubigabanya hari ukuba uri ku miti runaka. Hari imiti umuti witwa zidovudine ndetse n'ibindi bizwi nka chemotherapy. Ni ubuvuzi bukoreshwa hakoreshejwe urumuri cyangwa se imirasire
ivura. Ikindi hari icyo bituruka ku magenetike. Hari uburwayi bw'amagenetike buzwi nka psychosel anemia. Ibyo nabyo bishobora gutuma wagira cya kibazo cy'amaraso makeya. Dore ikindi kintu kandi gishobora gutuma wagira amaraso make mu mubiri, ari byo bizwi nka anemia. Hari ukuba utakaza amaraso menshi mu buryo butandukanye. Hari icyo twakwita nka acute blood loss. Icyo ni igihe wakomeretse, ushobora gukomeretswa n'ikintu kigutemye, cyangwa se ukoze impanuka, yewe cyangwa se ukaba uri kubagwa kwa muganga ukava cyane. Ibyo nabyo bituma bigabanya amaraso mu mubiri, ukaba wagira cya kibazo cya anemia. Dore bimwe mu bimenyetso bizakwereka yuko ushobora kuba watangiye kugira amaraso make mu mubiri. Icya mbere, hari ukumva unaniwe cyane, hari ukumva uzengera mu mutwe, yewe ndetse ukaba wanarabirana ukikubita hasi. Hari kubabara umutwe, kumva uhumeka nabi, uhumeka insigane, yewe ndetse ukumva guhumeka binakugoye cyane. Hari ugutera cyane k'umutima, ukumva umutima uratera cyane. Hari kureba ibikezi, kwa kundi uba ureba utabona neza, ukabona ibintu by'amabara menshi imbere yawe, ntubashe kubona ishusho nyayo iri imbere yawe. Ikindi hari confusion, kuba mbese ubwonko bwawe, capacity y'ubwonko bwawe igasa nk'igabanyuka, ugatangira kwitiranya ibintu, ikintu ukakibonamo ikindi, mbese ukaba ufite confusion muri wowe. Ikindi kimenyetso ushobora kubireberaho cyoroshye, ushobora kureba mu biganza byawe, icyo gihe biba byerurutse cyane. Ubusanzwe umuntu muzima ufite amaraso menshi, iyo ukanze mu kiganza cye ubona ibara ritukura, ariko icyo gihe ukandamo ukabona n'umweru gusa. Yewe ndetse no ku nzara ze, n'ubu bikora urebe, kanda ku rwara rwawe urahita ubona hajemo ibara ritukura. Nubona hajemo ibara ry'umweru, umenye ko icyo kibazo cy'amaraso makeya. Ikindi, iyo amaraso amaze kugabanyuka cyane ku rwego rwo hejuru, utangira nyine kugira kwa guhumeka insigane, ndetse n'umutima ugateraguzwa cyane. Nubona rero bimwe muri ibyo bimenyetso, uzihutire kujya kwa muganga bagusuzume, kuko ushobora kuzaba ufite ikibazo cy'amaraso make. Kandi amaraso mu mubiri afite akamaro kanini cyane, utayafite yewe ni nkaho nta kintu waba ufite. Ngaho rero, igihe wabonye ibimenyetso, yaba kuri wowe cyangwa se kuri mugenzi wawe, uzihutire kugera kwa muganga, kuko ibi biravurwa rwose bikarangira. Murakoze, twongeye kubashimira kuba mudukurikira. Ni iby'agaciro kuri twe, ndetse bidutera imbaraga gukomeza gukora. Murakoze cyane. Komeza ukande subscribe kuri channel yacu ya YouTube ariyo DHS TV, ndetse kandi na like kuri Facebook page yacu ariyo Debate for Health Success. Unaduhe igitekerezo cy'icyo nawe ushaka ko tuzaganiraho. Let's debate and improve health.